iyi kanzu kwambara ikanzu yera ni imirimo dukora abantu iyi mirimo dukora aho amaso y'abantu atureba yere Haleluya. niba uhanura nyuma yo guhanura wera imbuto niba ubwiriza no kubwiriza wera imbuto nima edo belas urumva noneho iyi kanzu yagaragarizaga imirimo ukora twe tuzi turabizi urahanura turabizi urabwiriza turabizi uri umuririmbi turabizi zigwagoza soprano akajwi keza ngafite byinshi mu biganza bye turabizi ko ubikora turabizi noneho ikabutura yasonaga imirimo ukorera ahantu hihishe umutima wowe n'umutima wawe Yego. mu yandi magambo ikabutura yasobanuraga umutima w'umuntu yego ibyo nyuma yo guhanura ko tuzi kuhanura we urera imbuto nyuma yo kubwiriza ko tubizi wera imbuto nyuma yo kuririmba turabizi waririmba wera imbuto none iyo Imana ije kureba ntabwo ireba ikanzu kuko turayizi uri imiseke myiza uri imiseke igoroye uvuga ibintu byiza muri sosiyete nyarwanda turakubona murakiranutse uri umwana mwiza ahubwo Imana ntabwo ije kureba ikabutura ntabwo ije kureba ikanzu ahubwo ije kureba ikabutura. Yes, reka nongere mbahe ikaze mwe mwese musanzwe mubana natwe ku Iramiro TV. Bahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ngiye muri kumva ni Damuru. Hanyuma reka nongere mubwire ngo nyamuneka dushyigikira ukanda subscribe ku Iramiro. Nibyo rwose. Hano bakande subscribe ndetse bakore na share comment. Bakande subscribe. Bo basangize n'abandi. Ikibazo abantu hano ntibakirebe ijambo cyangwa se ntibacyumva ijambo ariko mbona ubuhenebere cyo bita ubuhenebere urabyumvisha ubwo ubuhenebere ubuhenebere bwaje mu bantu iyo uvuze itsinda n'ijambo ry'Imana bibarya mu matwi abandi bikabashengura kuko Bibiliya ngo mbere na mbere habeho ijambo ijambo urumva ni irya mbere mbere ko n'abantu batubaho umuntu uzashaka kurwanya ijambo wese umuntu uzumva ageze mu gihe atacyumva ijambo azamenye ko gukorerwamo n'abadayimoni kogeza ukuri n'abadayimoni ko abadayimoni bo banga ijambo ryo rikubita abadayimoni hanyuma ikindi nyine bwa buhenebere navugaga ubuhenebere buza mu bantu bukabakonjesha bagakonja kandi umuntu amaze gukonja ubundi rega buriya nta kindi kintu gituma tuba abagabo nyabagabo niko Yesu yabwiye intumwa ze aravuga ngo umwuka wera naza azabahindura abagabo nyabagabo bo guhamya ibyanjye hanyuma iyo umwuka wera amaze kwigendera ngo bivuge mu Banyarwanda benshi bamaze usa nkaho baranamutse ubuhenebere bwabajemo ikintu cyerekana umuntu ko yanamutse cyangwa se yari umukristo akanamuka uyu munsi wa none arangwa n'iki ntabwo yari gukunda ijambo urumva yego kabiri uyu muntu ntiyongera kugira urukundo by'ijambo ry'Imana bivuze ntagira urukundo uretse nta ndongo ndaruvuga ntongera agaciro cy'ijambo ry'Imana rivuze ahubwo we asigara ayoborwa urabona kuyoborwa hari icyo bita kuyoborwa kuyoborwa burya umuntu yakuyoba burya bakuyobora urugero ushobora kuba ufite umukozi ngo ati kora iki burya abarimba agira agahinduka imbata ya Satani mu kiganiro cy'ubwashize nigeze nakora ahantu kuri channel ya Safiro TV ndi kuvuga ngo uyu muntu asigara asa nk'akorera Imana ari gukorera Satani abatandagaraje uyu muntu kuko twe tutareba umutima imbere mu mutima we yaraguye ariko inyuma aracyagaragaza ko ahagaze hanyuma navuze kandi kantu kuri cana imwe ntavuze ndavuga ngo ibi bintu ukora bigaragara Bibiliya ivuga amategeko mu bice 6 neza cyane batari 5 mu kubara mu Barewi cyo 5 ni batari 6 murongo wa 5 aravuga ngo uhere ku murongo wa mbere ari kondisiyo zarangaga abantu b'Imana cyangwa se abatambyi reka nkatunga ibindi mitenza ngusubiza izo kondisiyo rezi kondisiyo ya mbere yo kuvuga ngo wambare ikabutura yera ikabutura
yera. Kondisiyo ya kabiri yari ukwambara ikanzu yera. Iyo bisesenguye ukabijyana mu isi y'umwuka ukabisesengura mu isi y'umwuka, ubu ntabwo nyine mu mubiri nagiye mu isi y'umwuka, ukabisesengura mu isi y'umwuka ndakurebera ni ukuri mpamvu ya Mungu ndakurebera kabisa. Hanyuma iyo ugiye mu isi y'umwuka ukarebera mu isi y'umwuka uza gusanga ikanzu Imana y'itegetse Abisirayeli. Iyi kanzu kwambara ikanzu yera ni imirimo dukora abantu, iyi mirimo dukora aho amaso y'abantu atureba yere. Haleluya. Niba uhanura nyuma yo guhanura wera imbuto, niba ubwiriza nyuma yo kubwiriza wera imbuto, nima edo belas. Urumva? Noneho iyi kanzu yagaragarizwaga iyi mirimo ukora twe tuzi, turabizi urahanura, turabizi urabwiriza, turabizi uri umuririmbi, turabizi zigwagoza soprano, akajwi keza ngafite byinshi mu biganza bye, turabizi uko ubikora, turabizi. Noneho ikabutura yasonaga ya mirimo ukorera ahantu hihishe mu mutima wowe n'umutima wawe. Yego. Mu yandi magambo iyi kabutura yasobanuraga umutima w'umuntu. Yego. Ibyo nyuma yo guhanura ko tuzi kuhanura urera imbuto, nyuma yo kubwiriza ko tubizi wera imbuto, nyuma yo kuririmba turabizi waririmba wera imbuto. None iyo Imana ije kureba ntabwo ireba ikanzu kuko turayizi, uri imiseke myiza, uri imiseke igoroye, uvuga ibintu byiza muri sosiyete nyarwanda, turakubona murakiranutse, uri umwana mwiza. Ahubwo Imana ntabwo ije kureba ikabutura, ntabwo ije kureba ikanzu, ahubwo ije kureba ikabutura ko iri kwera. Hari usanga umuntu yambaye ikanzu yera ariko ikabutura yaje bizinga. Adoga no kwifuza. Ntabwo Imana ije kureba ikanzu, ahubwo ije kureba ikabutura. Noneho ntabwo uje kureba ikanzu biri bwumve n'abanyamwuka. None se mu yandi magambo ntabwo iri buze kureba iri tuzi kusenga, ariko usenga umupagani. Ahubwo irareba bya bindi ko ese mwuga iwanyu ku mugore wawe wera imbuto, ese muri karitsiye utuyemo uvugwa neza kuko tukunda ku rusengero, ntabwo tuzi nyuma y'urusengero ukora iki. Ushobora kuba nawe ugenda amajoro uhomboka nk'abandi ngombokera ngo z'abapfakazi, wasanga uzombokera rwihishwe, wasanga uhombokera ngo z'abapfakazi rwihishwe. Kanoza sha uriya tumaze iminsi tuboneka asanga nawe womboka burundu aje kureba naje kora kuri umuhanuzi ije kuranyura yo guhanura werize imbuto no kubwiriza werize imbuto. Niba ruvuze ngo ni ibintu bigaragaza umuntu wase nkaho wanamutse, harimo no gutakaza urukundo ruragenda kuko urukundo ruri mu kintu cya mbere kiduhuza n'Imana. Shobora ngo itorero ritari mu rukundo nta Mana irimo. Nubona urukundo rwagushiranye menya ko watakaje Imana muri wowe. Ntabwo Imana tuyibonera ngo waje urimbura by'urahamiriza byose bibiki byose nanjye uzambwira ushaka umwe mu kayikana nakubyinira. Nyuma yo kubyina mufite urukundo. Ikibazo umupasiteri watakaje urukundo abatakaje Imana, umukristo watakaje urukundo abatakaje Imana, umuhanuzi watakaje urukundo abatakaje. Nijye kuba ngo umuntu ngo Imana mbabarire rwose urukundo ruke, nta rukundo ruke ubwo nta rukundo ufite, uri gukorera Satani ahubwo kuko umuntu w'Imana bakorera abantu benshi noneho bakorera Satani cyane rwose. Muri Imana ntabwo yangana, n'Imana irebye abantu ngo wanga mwese n'umwicanyi, abantu bicanira buri ubu dufite abantu bagwije ubwicanyi muri bo ngo nanga Damuru, ubu uri umwicanyi, ngo nanga Eliya, uri umwicanyi. wagerera umukozi w'Imana ngo ndamwanga, ubu uri umwicanyi niko birivuze. Rero mu bintu byitwa urukundo tugerageze abantu bari mu idini bari mu matorero tugerageze tuguze urukundo kuko urukundo ruhari, ntabwo umuntu bamusura mu nzu mureba. Abatari mu idini n'abari mu idini n'abatari mu idini bose bakundane. Ariko wa mugare buretse gatoya none ko tubona, ngiye kuguha urugero. Wari wabona hari umuyehova wasohowe mu nzu, uzabase Yehova. Wari wabona hari umudivi wasohowe mu nzu, uzabase. Wari wabona hari umusiramu wasohowe mu nzu, reka. Wari wabona hari umugaturika, reka. ariko umurokore ega bivuge neza nubwo ntabyeruye, ariko mu bigaragara aha nari urukundo ntabwo umuntu amufite kuko za idini rimwe nagiyemo nubwo ndarishima. Nkawe nkatwe bavuga butumwa dukunda kugenda ari byo tunenga n'ibyo tugaya ari byo dushima. Nasanze niba uri umuntu ukora ucuruza agataro bakakubaza ucuruza ukoresha ngaho igishoro ati ni 3 ati tubishe 15
urumva iryo diri wamba yarafunze rimwe rirafunguye ikindi yari icyumba idiri rimwe nagiyemo rirafunguye n'ubu rirakora hafi muri Kigali ntaza kubivuga ugasanga abantu ahandi yari mu cyumba nagiye icyumba cyakoraga ahantu hamwe ntavuze niba udafite igishoro uri umushomeri muri bo ntabwo igishoro nk'icumbi nka 50 cyangwa 30 tugenda ugerageza ubundi ubwo nibwo rukundo none se Yesu idini ribaye kugira ngo muze mwamba amaguru meza amaguru se mukora tuzane twaburaye kugira ngo tuyamaze iki idini ribaye ngo nyine ngo mfite umugabo mwiza ngaje mu Bushinwa ngarashop ibyo ntabwo tubikeneye mu idini idini ni urukundo we idini ni urukundo biba bitubwira ngo bitumugereze kuba muzi imodoka se ngenda no gucyanga degagagara umva se ngo ngiye ngo mfite umugore mwiza imana beza ngo ngiye gafite amataye ahubwo ariko Satani niko atabizi hari ibintu dukora byishize bamugana abizanye mu rusengero ngo bitumarire ibyo ntacyo byatumarira uze kutubwira ngo uze kutwereka amataye uze kuyacugusa hariya ahubwo arimo aracugurusa abadayimoni reka mubwire kuza kutubwira ngo ufite imiceri nguranguza imiceri ngo ndenga umwana yampaye setoke y'imiceri nta mukere n'umuraho n'ikiro nishaka kugira iki kubyibara kuburukanya Satani kuko nubivuga umuntu oburaye wumva ari butavuga ngo iki ko wirata ubu rero hari abatukisha izina ry'Uwiteka hari inyigisho za rojorojo inyigisho za rojorojo ihangana ko arengana ukuntu mubekamo akantu hari inyigisho za rojorojo kuza kutubwira ngo nambaye ibubu nziza y'ibihumbi 100 ni rojorojo inyigisho kuko kubivuze yego yakugiriye neza ariko wari wambaye ubusa ese kubivuze kandi hari iyo wajyaga uri muri stock wabitse basi wafashe no igitenge ukagishyira wambaye ubusa nawe kugira ngo yambaye agiye gushima Imana gushima hari gushima kuba mu bicumuro bw'ubugoryi urashimye se ubwo hari umugore umwe wigeze kujya gushima Imana ati ndashimira Imana rwose yari ati yamaye kubyibuha dore nari narutse none yamaye ikibuno bakubitamo umuziki gushyiramo umuziki arunama gake yakikaragara kizuguza hasi hejuru abagana none se iyo bishuma atari rojorojo arakira dukwemo ubwo ari gushima Imana ko imuhaye ikibuno icyo kibuno se dukeneye kumenya ko yakimuhaye ntagenda kiragize ntagenda kizunguza kizunguriza ari rojorojo ugasanga abantu turi kurwara bwacye mu mwuka iyo uri rojorojo cyane uramanuka ukarwara bwacye mu mwuka dufite abantu barinze za rojorojo bananutse mu mwuka barwaye bwacye hanyuma urumva ibyo bintu ntabwo byagakwiye idini ni urukundo idini ntabwo bitandukana n'urukundo niyo basohora umuntu mu nzu abasengera mu idini ryanyu mwaranira kwakira amafaranga buri munsi mubika nimuna muhishyura inzu ya 15 iryo dini ahubwo sinzi uko rimeze nta rukundo rurimo so iri dini riri gusenga ubahungu none niba Imana yicaye igatekereza batara abantu kaya mu isi batara abantu barushe n'indushyi ware uko nabacungura hari ijambo ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane yarabakunze zatumye itanga umwana wawe w'ikinege mu rukundo arimo gutanga babyumvishije mu rukundo arimo gufashanya babyumvishije mu rukundo arimo kugaburira abantu bashonje mu rukundo arimo kwambika abantu bambaye ubusa mu rukundo arimo guha abantu amazu bakajya kuba mu mazu bari basohoye hanze mu rukundo arimo kubabarirana mu rukundo arimo kugirana impuhwe mu rukundo arimo gusangira mu rukundo rivuze mu rukundo yego mu rukundo byose ni mu rukundo idini ryose rizasenga ritari mu rukundo iryo dini rizaba ryubatse ku musenyi idini rizasenga ridafasha abantu ahubwo rikarya abantu nuko baba bafite rizaba ryubatse ku musenyi idini ni urukundo mbere y'uko idini ribaho haranje urukundo rero igihe urukundo rwashize idini ubwo ryaba ryarangiye simvuze itorero ko itorero ni irya Kirisitu kandi riri mu ibanga ahubwo rero mvuze amadini mvuze itorero nawe mvuze Kirisitu ahubwo nawe mvuze amadini ko ribatse ku musenyi igihe urukundo rutarimo mwatse ku musenyi papa abatumvishije ubwo bazumva ikindi gihe hanyuma uyu munsi wa none niki Imana yashyize ku mutima ubwire
abanyarwanda n'abanyarwandakazi ndetse n'abadukurikiye ndetse n'abakunzi bacu cyangwa se bawe. Kino navuga ni uko amakuba n'ibigeragezo bikomeje kuba byinshi, ariko umuntu uzava muri aya makuba n'ibigeragezo n'uzaba uri kumwe na Yesu hagararanye n'Imana. Ese kandi yego kuje uduhabura se bo reka abantu benshi se nibanze mazina nta cyuruta Imana Eliya. Hanyuma ndi umugabo mfite madamu n'abana babiri n'abandi benshi nteganya kubyara, ndakomeje ngewe. Reka dusenge dutangire kino kiganiro. ubwo twari twafashijwe. Twafashijwe ubundi nindangiza mitema bwa kibigeragezo n'amakuba bigiye kuba byinshi. Ntabwo ngiye kubabwira ngo birarangiye, reka nibwo bitangiye ibigeragezo n'amakuba, ariko umuntu udari kumwe n'Imana azabigwa, azagenda umuntu uzagira ubwoba azagwa muri ibyo bigeragezo. uzi ko ari umuntu bimucanga na ntayazene kandi muri kutabizi ari umuntu bimucanga umusazi. Burya nubona abasazi bagwiriye uzamye ko ibi bicanga abantu ari byinshi. Nubona abasazi kugira bari baba byinshi ahantu turuka abona umusaza guciyeho wagera na Nyabugogo ukabona yahari, wagera batsembe gasanga burya abasazi iyo babaye benshi haba hari ibintu biri gucanga abantu bagacanganyizwa mu mutwe. Urumva kuba tudacanganyikirwa barokore cyangwa se bamwe na bamwe, cyangwa no kuba utaracanganyikirwa ndebe ushobora kuba udasenga ariko udacanganyikirwa rimwe na rimwe ni Imana ibiki duhagazeho. Reka nsenge. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Haleluya. Aya masaha nari mvuze ngo Uwiteka iki kiganiro ngiye gukora turimo tuganira ku ijambo ryawe, ni message yampaye muzanira abantu. Nari mvuze ngo shoboza kandi sima edo bela sifo ewi ema shando benas n'abarenye ugaragara. None sinze kubura ahubwo ngaragara rwagariye muri ngewe. Simvuze ngo mu munyogoto kumunyogoto ntiwavuga, oya nyogoto ntago wavuga. Simvuze ngo ndimbura mu maro kuko nje umoreramo, ntago ndimbura mu maro rero, ahubwo ndavuze ngo ngaragara muri ngewe mpore mukoro birangurura. Abo bose tuye kubana muri iki kiganiro, turi kumwe muri iki kiganiro, niyo bigomba z'amatwi umve kandi bumvire mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza, mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko cyanditswe na Luka. Nyuma turasoma ibice 8 umurongo wa 22. Kumve uko havuze ngo iki? Aravuze ngo Yesu aturisha inyanja, nuko ku munsi umwe yikira mu bwato n'abigishwa be arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka. 23 turavuze ngo bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bwenda kurengerwa n'amazi bajya mu kaga. Baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije, birahosha haba ituze. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira. Mwaciye neza ijambo ry'Imana. Amen. Nje kuvuga nk'amagambo nk'abiri, ubwo ndetse ngomba kuza kuvuga byinshi. Reka mvuge dukeya kugira ngo mutwumve. Imana nije kushoboza mukatwumvira arabari sawa. Iki ni igihe Yesu nzanye message ivuga ngo amakuba n'ibigeragezo bigiye kuba byinshi, ariko ku muntu uraba uri kumwe na Yesu, ku muntu wibwizera Imana ntacyo ari bubi. Mu minsi yashize nibwo nigeze nagiye mu ivugabutumwa ahantu, bise nkibuka nkiri kuri kamera, ngiye mu ivugabutumwa ahantu nari bubwirize nijoro. Maze kuba ndi bubwirize nijoro, ndabwiriza maze kubwiriza ndasoza, maze gusoza ndagenda ndaryama, baranyakira njya kuri aho ndyama. Ndangije ndyamye nijoro ngiye kubona mbona iyerekwa, yari iyerekwa riteye ubwoba. Nabonaga byanteye ubwanjye warireba ko wowe turi kuvugana cyangwa uri kundeba ntago ubwo banagize. Byanteye ubwoba kugeza kuri rwa rwego nagize ubwoba nsinziriye ndakanguka. Naye kubona mbona ukuboko kw'Imana kure kurarambutse. Nabona wenda urabona nk'umusozi, twakora ku musozi, nkabona umusozi uhisuringanira uraringaniye.
kwakora ku nzu nkabona inzira hisi irimo yego uko kubako hajemo ijambo hajemo ijwi rivuga ngo Imana ije kuringaniza ibintu ije kuringaniza ije kuringaniza kuringaniza nahita mbona nka bya jambo riri mu gitabo cya Mose ibice 7 niba ntibeshye ibice 7 rivuga ngo Imana izanye Timasi buryo biraringaniza buryo Timasi hano ari umudunda ariko iraringaniza akaringanira Timasi hanyuma ijwi riramira ngo ije kuringaniza Imana ije kuringaniza birangije nyuma yaho numva ibyajwi rimbwira inshuro 3 rirambwira ngo umuremyi araje niko ryambwira ryojwe none ko muri abantu bafite ibifuka bikora ibifuka byinshi bari bagenda ari indushyi n'abasenga nabonaga barimo harimo ibindushyi basenga n'abadasenga Imana ijwi rirambwira ngo nimbwira abantu ngo Imana ije kuruhura umuntu uri bwemere ko imuruhura nubwo ushaka gumana ubusamari bwawe bakwihorera nushaka gumana ubutinganyi bwawe bakwihorera umeze urushwe nabwo ubwo muri ubwo butinganyi nushaka kikuruhura ushaka ngo abantu bararushye hari nabije kuruhura n'abazabyanga bakagumana umuruho wabo izabera abagore baruhe kuko abantu ubundi bagiye kuruha irambwira ngo ije kuruhura abantu bari buyemere ko baruhura kandi nawe uruhijwe n'amatabi wowe nkurikiranye wasanga uruhijwe n'ubusambanyi wowe nkurikiranye wasanga uruhijwe no kujya ku mukabari yego ushaka kuvuga ngo kunywa inzoga nta kibazo ariko reka nkubwize ukuri urarushya urindushye kandi kuruha si uguhinga hari abantu mva uburuhira ngo batabatera abantu mu cyaro bahinga nawe urindushye kuba ugenda uri umunyabyaha urindushye ukeneye kuruhurwa na Yesu ukeneye ko Yesu akuruhura kuko Yesu niwe bugingo Yesu niwe mbaraga Yesu niwe buzima Yesu niwe biryo Yesu niwe mwambaro Yesu niwe gutsinda bisi niwe dushoboza wasomye ijambo mu bice 5 mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 nka 10 bavuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo niwe ufite ubugingo nawe udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite namba mu gice cya mbere urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere 5 bavuga ngo nta kintu kidosha gutsinda iby'isi nacyo kizakunesha isi nacyo kizakunesha bisi no kwizera umwana uwo mwana Yesu haleluya hanyuma iri ni ijambo Yesu dusomye biri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu cyanditswe na Luka ibice byaho 8:22 haravuga ngo Yesu abwira abantu aravuga ngo nimuze dutsuke twanduke tujye hakurya y'inyanja baratsuka ari amahoro bagenda ari amahoro bitangira ari amahoro bagwana ari amahoro birangije ngo bagera mu bwato bageze mu bwato bibiraho ngo Yesu arasinzira ariko asinzira ari mu bwato asinzira ari muri bwa bwato amaze gusinzira bibaho ngo haturuka umuyaga mwinshi haza umuyaga mwinshi umuyaga uziramo n'ishuheri mu zindi bibazo bivuga ngo haje umuyaga n'ishuheri byinshi uyu muyaga ngo umaze kuza utangiye gutigisa ubwato urawutigisa ubwato ikibazo si uko umuyaga uhari ikibazo si uko amakuba ahari ikibazo si uko uri umushomeri ikibazo si uko udesitifone dra hetawe inyuma ikibazo si uko udesitifone imiryango yakwanze ikibazo si unemenewe erasifo ikibazo si uko uri umukobwa ahubwo bihagaze mute uwo muyaga n'umuraba bihagaze mute se uri kumwe na Yesu muri iyi minsi ndi abantu kondisiyo zo kumubaga ngo mbasengere uzumbwira ngo ngewe ngo nabuze urubyaro nzakubaza ati nanda wakuyemo ntibagiye murona uri umukobwa nisanga arabigiye mu bwato buretse rero hari Imana iri kuguhana hanyuma si uko ufite ibibazo ahubwo ibyo bibazo bihagararanyemo na Yesu si uko uri umukene ahubwo ubukene bwawe buhagararanyemo na Yesu si uko uri umupfakazi bwawe buhagararanyemo na Yesu si uko watawe muri uko gutabwa uhagararanye na Yesu nagira ngo batangarize ngo amakuba n'ibigeragezo bigiye kuba byinshi ahubwo umuntu udafite Yesu umuntu utizeye Imana ntago azatsinda ibibazo n'ibigeragezo bije kuko kugerageza kugiye kuba kwisha amakuba agiye kuba menshi baba dobi efone star nagira ngo gutangarize ngo hagararanye na Yesu n'ubwo mu nyanja irimo umuyaga n'inkubi hagararanye na Yesu hari igihe umuntu usanga yihagazeho ugasanga ari kuvuga ngo
ari mu bigeragezo ariko ugasanga mu bigeragezo arimo ntabwo kubikiranukiramo. Ikibazo si uko uri mu nyanja y'ibigeragezo, ikibazo si uko wageragejwe, ikibazo si uko wabuze akazi, ikibazo si uko uri umukobwa ugiye gutaranika oya, ahubwo muri ubwo buzima urimo ububanyemo ute n'Imana. Ese uracyari gukora ibyo ugusaba nayo uzi ko ibyo ubisaba. Ibigeragezo bigiye kuba byinshi we, amakuba agiye kuba menshi, ndabitangaje. Abantu bagiye gucanganyikira ibintu bigiye kubacanga, ariko niba uri kumwe na Yesu ntabwo bizagucanga, kuko Yesu niwe ucangura ibyaducanze. Haleluya. Hanyuma birangije ngo bageze mu bwato hagati, Bibiliya iravuga ngo nuko bakigera mu bwato, ngo mu bwato ngo Yesu arasinzira. Akimara gusinzira bivuze ngo iki? Iravuze ngo nuko ngo haza umuyaga mwinshi unyeganyeza ubwato bushaka kurengerwa, ngo batangira gutaka. Yesu muri iyo nyanja urimo uri kumwe na Yesu, bo batatse batakira Yesu. Ese uri gutakira nde? Uri gutakira anko nawe ntacyo yabikoraho, mfurere dosti wi muyomba ntacyo yabikoraho. Ese uri gutakira nde? Mu gutaka uri gutakira nde? Aho niba gutakira abantu bazakumvira ubusa. Hanyuma ngo biranyakitaka baramukangura, ngo Yesu ntiyakanguka, baramukangura ngo muri kwa kumukangura. Biravuga ngo nuko abantu benshi ngo nuko ngo babigishwa be ngo baramukangura bamunyeganyeza, muri kwa kumunyeganyeza Bibiliya ivuga ngo nuko Yesu ngakanguka. Haleluya. Iminsi wagazemo kangura Yesu, iminsi uri gucamo teta Yesu, bana na Yesu, gendana na Yesu, vugana na Yesu, hamagara Yesu, rarika Yesu, tabaza Yesu, kuko nta handi ubukiro buri muri Kristo Yesu, nta handi ubuzima buri muri Kristo Yesu, nta handi gukira ibyaha biri muri Kristo Yesu, nta handi. Ngo Yesu arakanguka. Yesu agiye kugira neza abantu bamutegereje, Yesu agiye kugira neza abantu bari kumuhamagara, Yesu agiye kugira neza abantu bamuhendahenze, kuko ibigeragezo bigiye kuba byinshi, amakuba agiye kuba menshi, intambara zigiye kuba nyinshi, ibibazo bigiye kuba byinshi, uburwayi bugiye kuba bwinshi. Ariko se uri kumwe na Yesu, Yesu agiye gutsindira ubwo burwayi. Ndagira ngo tuze gusenga ntawe ushaka kuvuga iminota myinshi. Yesu ngarakanguka, muri kwaguka ngo ngacyaha umuyaga. Haleluya. Acyaha umuyaga. Hari imiyaga iri ku bana b'Imana Yesu aje gucyaha, ariko bamwizeye. Hari imiyaga Yesu aje gucyaha. Ngarakanguka acyaha imiyaga, harakanguka acyaha. Yesu akangutse, uri kumwe na Yesu, iyo turi kumwe na Yesu agenda ducyahira ibibazo. Agenda tubesha mu bibazo kudasa n'ibibazo, agenda tubesha mu bisa nkaho byagatumye turira ariko tugatambuka tutarize. Yesu aduha gutambuka, ariko gutambuka tubundabunda tugatambuka twemye, kuko turi kumwe na Yesu. Yesu aduha ijambo tutari turifite. Yesu aturwanira n'umurwanyi wacu, niyo buzima bwacu, niyo biryo byacu, niyo myambaro yacu, niyo twambara dukorwa n'isoni, niyo turya ntidusonze, niyo tunywa ntitugire icyaka. Yesu niwe. Izere Yesu. Ndagira ngo dusenge. Yesu arabaza ngo kwizera kwanyu kurihe? Ahari niho waratakaje kwizera. Ndagira ngo dusenge. Yongeremo imbaraga, wongere wizere, kuko amakuba agiye kuba menshi. Ntago arangiye, ntabwo uje kuvuga ngo bararangiye, ntabwo uje kuvuga ngo ibibazo birarangiye, ni byinshi. Biravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo. Amakuba agiye kuba menshi, uburwayi bugiye kuba bwinshi, ibyago bigiye kuba byinshi, impfu zigiye kuba nyinshi, ariko se uhagararanye na Yesu, none apfa uzapfukijijwe. Uza kwisuzuma neza impamvu ubona byanga, ubona uko ibi ugiyemo byose byanga, uze kureba ko uri kumwe na Yesu. Muri iyo butike yawe uri kumwe na Yesu, muri iryo duka ryawe uri kumwe na Yesu. Ese ujya mu Bushinwa uri kumwe na Yesu? Ujya Dubai uri kumwe nawe? Ugaruka mu Rwanda uri kumwe nawe? Bababwiye ngo hari abantu bagiye gutaka Yesu ntabumve ko batari kumwe nawe, bamutabarije hagati, kandi iyo mutatangire mu rugendo bigeze hagati n'arabanza kwihorera. Biravuga ngo haje umupfakazi aramubwira ngo nkiriza umwana,
haravuga ngo ntabwo ibyo kurya by'abana nabiterera imbwa, niko Yesu yavuze. Umupfakazi agira kwizera, aravuga ati ariko nubwo utabiterera imbwa zirya utuvungukira uturutse ku meza y'abasebuja. Hari igihe Yesu umusanga hagati waranze kuza bigitangira, wamusanga hagati akaguha utuvungukira, ukibwira ko mwabaye inshuti kandi mutaraye inshuti. Kuko Yesu ashaka umuntu, Yesu agira inshuti, umuntu wese agira inshuti ni umuntu wemeye kureka ibyaha n'ibisa nabyo. Yagiye kwa Zakayo, ariko yari afite target imwe yuko nahagera, yari amaze gushura ko niko nahagera Zakayo bitareka ibyo byose yararimo. Akihagera Zakayo avuga ati munzanira abo nambwe ndabishyura, abo nagira na bose ndabishyura. Yesu aravuga ati Zakayo, agakiza katashi wawe. Yesu arashaka agakiza gatawe umunsi wawe, ashaka ukizwa. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Sengera abantu bari bankurikiranye babonaga bari mu bigeragezo, ariko ubaye gushikama mu bigeragezo kandi babanira muri byose. Ijambo ryatumye ngo ntabwo uzabaza umuntu iteka. Oh haleluya. Uzaji tosti osha dostifo washalawi elasifo ewa egome. Hebi washala sima edo mene tostifo nedra. Piwa shando bene tostifo nedroria. Uzagira ugira abantu bawe imbabazi, kandi umuntu wese ugiye kwemera agaca bugufi uramugirira imbabazi. Umuntu wese ugiye kwemera agahindukira amugirira imbabazi. Umuntu wese ugiye kwemera akakugarukira amugirira imbabazi. Wa muntu wese wemeye kukugarukira mu rutsingo n'urubanza rw'ibyaha amugirira imbabazi kubwa Kristo ukiranuka. Ndagushima ko Yesu ubyumvishije, ko Yesu ubikora kurasha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Hanyuma nagira ngo mbwire abantu bashayiri gusengana nawe, uraduha nimero. Murashaka gusengana nanjye namba nimero, ariko ashaka ko dusengana mugira inama ibintu byo kujya kumbaza ibintu ntazi, byo mbabwiye ko umuntu naza nkambaza ibyo ntazi nzamuboroka. Naza ashaka kumugira inama no kumusengera nzamusengera. Yego. Hanyuma ni 0785 7 19 34, kandi ukampamagara uri seriye ufite gahunda y'icyo ushaka. Ni 0785 7 19 34. Wajya no kuri channel yitwa Elia Official, hariho indirimbo zanjye n'undi kuzicisha, wakora subscribe mugasangiza abandi izo ndirimbo, kandi wijyaho ngo tugaye ngo tugukore ngo twaririmbye nabi cyangwa se ngo iby'Imana ngo oya, ahubwo niba wumva ari bitarakunze bitagenze neza, wadutera inkunga bikazagenda neza mu ndirimbo z'ubutaha. Hanyuma murakoze. Hanyuma ngewe mwari muri kumwe cyangwa se mwari muri kumva, yego, ariko ubwo nzabimenya umunsi banyeretse urukundo. Yego. Nzagaruka ubwo nibanyereka urukundo. Yego. Ubwo nibavuga ko ibintu ari sawa nzagaruka. Yego. Nibatanyereka urukundo sinzagaruka da. Yego. Ariko reka mvuge ngo ibiganiro byacu nakagaruka Shalom. Yes. Murakoze.